Iyi ni imwe mu ndirimbo zivuga ku rugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye tariki ya 1 Ukwakira 1990. Gukoresha indirimbo ku rugamba si ibyo mu Rwanda gusa, ahubwo ni n'iby'ahandi henshi ku isi. Ntitwabonye Mandela aho ari, aho afungiye. Amagambo y'imwe mu ndirimbo zifashishwaga n'abarwanyaga politiki y'ivangura ry'amoko muri Afurika y'Epfo. Ni indirimbo zatumye ijwi ryabo ryumvikana rikarenga imbibi z'igihugu cyabo. Indirimbo kandi zakoreshejwe cyane n'abaharaniraga ko abirabura bagira agaciro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwifashisha indirimbo mu guharanira ikintu runaka bihuriweho n'inyoko muntu. Pastor Aimable Nsabayesu avuga ko gukoresha indirimbo nk'intwaro mu cy'abantu bashaka kugeraho bifite impamvu. Umuziki ni ikintu gituma ubutumwa bwogera cyangwa se bwumvikana, bwabo bubi bwabo bwiza kurusha ikindi kintu cyose. Ushobora kubivuga mu magambo, ariko iyo bikoresheje mu muziki noneho bigira izindi mbaraga zidasanzwe mu buryo bwo kumva no kumvira ubwo butumwa. Niyo mpamvu bawifashisha mu rugamba, niyo mpamvu bawifashisha muri politiki, niyo mpamvu bawifashisha mu burezi, niyo mpamvu bawifashisha mu buryo bwo gufasha no kuruhura abantu muri societe, niyo mpamvu bawifashisha abakeraho murabyibuka. Noneho rero hakaba nibyo bita ngo umuziki w'umubiri. Ubundi iyo bavuze imbyino baba bashatse kuvuga ngo umuziki w'umubiri. Noneho rero kuko ni umuziki ushyiramo, ariko noneho umubiri ukabisubiza ukagendana nabyo. Usibye gutanga ubutumwa kandi indirimbo ngo zituma umuntu agubwa neza. Jacques Murigande ni umuyobozi w'ishuri rya muzika ryo ku Nyundo. Umugore utwite kenshi ararumva ibyo yumva mu nda ye, yumva umwana ashaka kumuririmbira, umwana akabyumva akanezerwa akabaho neza. Hari n'abamaze kubikora ubushakashatsi ko iyo umuntu aririmbye akizihirwa n'ibintu bikoze ubuzima bwacu mu mubiri wacu bimera neza. Inkotanyi nge nasanze ari ubuzima, inkotanyi nge nasanze ari ukubaho. Rwamihare Jean de Dieu uzwi cyane ku izina rya Bonhomme bavuga ko indirimbo zishobora no komora ibikomere. Hari igihe umuntu akubwira ati biriya bintu wavuze ko mvugiye ibintu. Iyo rero umuntu umuvugiye ayo mateka ye, wenda batabasha no kuvuga, batabasha gutanga ubuhamya, n'abatarabohoka, iyo umuvugiye ibintu rero yandirimba ishobora kumwomora. Nagiye mbona abantu benshi bambwira bati Bonhomme warakoze, Bonhomme watuvugiye ibintu, Bonhomme watumye imitima yacu yongera kugira akanyamuneza, kuko uko wumva ibintu byawe, uko wumva ko hari n'abandi bantu bandi muhuje icyo kibazo, biguha gukomera, bikaguha n'imbaraga zo kongera kubaho. Umuziki kandi ngo ushobora guhindura imyitwarire y'abantu bagafata icyerekezo runaka. Indirimbo ihindura cyane cyane imyitwarire y'abantu. None tuje uyu munsi nanone mu rubyiruko rureba muzika yo hanze cyane. Televiziyo irwereka nicyo rutamira. Niyo muri muzika bakunze harimo umuntu yambaye koti nk'iri nambaye, umwana nawe yakwifuza kwambara nkuko umuntu yabonye muri televiziyo yambaye. Niba yambaye igipantaro kiri hasi gutya, nawe akabona ko ari byo bigezweho, nawe aragerageza kubyiga. Umuziki dukora ubu ngubu muri iyi minsi ni umuziki wubaka igihugu. Umuziki wubaka igihugu, gusa hari n'ingero nyinshi z'imiziki yagiye isenya igihugu, ariko umuziki wanjye ni umuziki wubaka igihugu, ni umuziki utanga ubutumwa, ni umuziki ubwira abanyarwanda amateka yabo, amateka y'u Rwanda, urubyiruko rutabashije kuyamenya, ababashije kuyamenya ariko nkongera nkayabibutsa. Ndetse n'umuhanzi buri uririmba izindi ndirimbo zaba iz'urukundo, zaba iz'ubundi buzima busanzwe, iyo ambiance nayo irakenewe, abantu bakumva umuziki bakanezerwa. Rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose. Akamaro k'umuziki mu buzima bw'abantu ntigashidikanywaho, ariko se bigenda bite ngo umuziki ugira imbaraga nyinshi ku muntu ku buryo yishima, ababara cyangwa agira imbaduko yaragiye gucika intege? Umwarimu wa muzika Pastor Aimable Nsabayesu nibyo asobanura. Ikintu cyose kinjiye mu matwi y'umuntu hari ukuntu gikorana n'ubwonko kikamutera kugira imyifatire runaka. Umuziki wo rero abashakashatsi babonye ko ugira imbaraga cyane, hari imisemburo iba mu ikorana n'ubwonko, iba umuntu yitwa dopamine. Ni ikintu gitera
ni imwe mu misemburo itera nk'umunezero, ibyishimo. Umuziki byagaragaje ko itera umunezero, hari aho bitera umunezero biturutse n'ubwoko bw'umuziki ariko wacuranze, ku buryo wumva biruta nka kwa kundi urya ibiryo byiza bitetse neza cyangwa n'ikindi kintu kikunejeje. Hakaba n'indi misemburo iba ikorana n'ubwonko nayo yitwa adrenaline. Iyo misemburo nayo ni ya yindi ishobora kukuzanira imbaraga zidasanzwe, cyangwa se bikaba byatuma bishyushya umubiri mu buryo budasanzwe. Hama rero ubwo urumva hari ubwoko bw'umuziki buzamura dopamine cyane, bikazana umunezero no kugubwa neza no kumva uruhutse no kumva wishimye. Hakaba n'ubwoko bw'umuziki biturutse ku ncurango, nabwo buzamura adrenaline cyane ku buryo bizana imbaraga. Nko ku rugamba abasirikari urumva bazashyira mu bwoko bw'umuziki buzamura adrenaline. Niba ari abantu bagiye guterura ibintu biremereye, ushobora guterura ikintu kikakunanira, ariko mwajya hamwe. Niba ari kwiruka gukora ibintu by'imbaraga cyane, abantu bari kuri stade bari kogeza umupira kugira ngo abakinnyi basubiremo imbaraga bakina iminota 90 yose. Abahanga muri muzika kandi bemeza ko imbaraga zawo zitagarukira gusa ku bantu. Icyo nkundira umuziki ukora ku byaremwe byose n'amatungo. Abanyarwanda n'abahanga cyane. Reba ukuntu bavugiraga inka amahamba. Inka noneho baba bari noneho ukabona inka ziguwe neza kuko bari kuziririmbira, ziri aho ngaho ukabona ziguwe neza zikanatanga n'umukamo. Abashakashatsi babonye ko no ku bimera hari n'ibimera indabo zibumbura kuko zumvise umuziki. Inyoni, ibigeni byo nakoreyeho nkimara kwiga umuziki, ngacuranga iwanjye hari jaride nk'iyi, nkabona inyoni ziranyegereye biturutse ubwoko bw'umuziki nakoresheje. Abahanga muri muzika banavuga ko umuziki ushobora kurinda abantu kwibagirwa cyane, ukagira uruhare mu kuzamura ubushobozi bwabo bwo gutekereza, ukanabafasha kwirinda indwara zituruka ku mitekerereze. Televiziyo y'u Rwanda i Kigali. Umuranda yaguha